reka mvuge kuri bahavuna n'umutware we hasigaye ubundi ntahe shimire n'abashyitsi baturutse Burundi kuba barigomwe umwanya wabo bakaza bagakora mu butunzi bwabo byanga bikunda mwakoze ku mufuka kugira ngo mugere hano nukuri ni mwebwe ngiye kuvugaho shimire n'abanyeshuri ngira impanuro baha mu magambo nibura 3 mu minota itarenze 5 ubundi ndi umuntu uzi kuvuga niko bajya bambwira Liliane uriya mushuti wanjye Liliane ni inshuti yanjye cyane intwara mutima yanjye niba ajyaga ambwira ati ariko Zaninka yitwa Zaninka nanjye nitwa Zaninka twajyaga tujya kuririmba ngira ngo murabizi mbere yo kugira ngo ndirimbe nabanzaga kuvuga nk'ijambo ry'Imana ho gatoya rirarambwira ati ariko Zaninka wazakomeje impano ukayisengera ko wabumvuga butumwa mwiza ati uzi kuvuga bivuga ngo rero mumpaye ni n'amasaha 2 nayavugamo kandi ntategwa kandi nkabona ibyo mvuga kandi mukaryoherwa yes ubu rero ngiye gufata iminota 5 yonyine nkubiremo utuntu dukeya hanyuma shimira abo bantu ubundi ntaye nanabubashye mu ijoro ndabitinya cyane mu buzima bwanjye nandi ijoro gutaha mu ijoro ndabitinya so reka mpera kuri Bahavu na Fresh mwabantu mwe aba bantu bavumufata akuse bahura mufata nk'ikira umwana wanjye ese ngufata nk'umuna wanjye ese ngufata nk'inshuti ese ngufata nk'iki reka mvuga ko mufata nk'umuvandimwe Bahavu n'umwana munzi ari umukobwa mama we ni inshuti yanjye cyane umunyasengesho ukomeye yasengeye umwana wanjye arwaye arakira mu muhamashi iminota nihaye n'imike ariko ngiye kuvuga kuri uyu muryango nazageza nejo bundi ndashima Imana cyane kuko turi mu kazi bakorera yesa aba naba boss banje Frere ni boss wanje Bahavu urumva ndabaruta nabatanze muri industry ya cinema ariko uyu munsi naba boss banje baranyubaha nanjye ndabubaha niko gahunda imeze nagira ngo mbabwire ko ninjiye muri projet yabo mbashimira yuko nabakozi icya kabiri baraplaninga bakora ibintu bifite gahunda icya gatatu baza ubwenge yes muzi ubwenge kuko nta muntu ugera ku cyagezeho adafite ubwenge intambwe mwateye ntabwo mwari kwigeraho mudafite ubwenge kandi dushima Imana yaguhaye umutware ugushyigikira Bahavu uru rugendo rwacu ni amashi buriya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo uhagarariwe n'intare aravoma Bahavu shima Imana kuko wabonye Frere ni ukuri kw'Imana Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro genda bishima cyane kuko mu bintu byose ngewe nubaha umutwaro ushyigikira umugore we burya iyo gushyigikiye mugera kure iyo muri hamwe mwaryama mugatekereza bimwe mwabyuka mugatekereza bimwe mwaba muri mu muhanda mugatekereza bimwe akazana iki mugahuza byanga bikunda avamo ikintu gikomeye muzaba abantu bakomeye rero amen icyo gihe muracyari batoya ngenge mvuga nti kubera iki sinema irimo kuryoha ndimo saza kuki tanryohanye nanjye ngana nawe yes umuntu umwe natafani niyo nambwiye ati nigeze kuvuga ko kantu ndimo nganira n'umuntu turimo tuganira kuko aho tuvuye ndahazi naho tugeze ndahazi naho turimo kugana ndahazi arangije arambwiye ati mama Zuru ati ubu nibwo hageze noneho ati cinema ni umuryango kandi nta muryango buramo abantu bakuru kandi urashoboye uracyakomeje rero cyane noneho mwe mungana gutyo rero urugendo rwanyu ni rurerure kandi rwiza kandi shima Imana yuko turi kumwe murankunda murashyigikira muranyubaha ndabizi ndibuka ninjiye muri projet zabo mu isi dutuye ifite episode ya 4 yes ifite ya 4 Bahavu nuko wabyibagiwe naragukine narakwakitingiye kweri uranje urambo mama Zuru uheke
nuko wibagirwa yari story nashaka gushingira umukobwa ariko mvuga cyane amasegonda gushingira umukobwa wanjye umugabo ntuza uri Nowela niwe umwana wanjye yitwa Teta nuva ari Kimironko uruviye myaka so noneho nkashaka kumushingira umugabo w'umukire noneho iyo story yarandyoheye cyane ubundi kuko ngewe ndi umuhanga mu acting iyo mbaye story nziza ndayigukinira koko nanjye nkavuga nti wow nkashaka kumushingira umugabo w'umukire uri divorce kandi ufite abana niba ari bane nariyo ari we wari umukire cyane yigira umuseriveri kugira ngo nyina aza gukundana nje nkarwanya uwo museriveri nzi ko umukene shaka nicyo gihe ninjiriye rero muri sinema yanyu ni nabwo isi dutuye yazamutse icyo gihe yarebwaga nje narabikurikirana ihita igira views nyinshi cyane iratumbagira kuva icyo gihe kugeza no munsi turacyari kumwe Imana ibaha umugisha amaproje muzakora turi kumwe no kuri kw'Imana burareka tuvugisha ukuri hari ijambo yavuze ngo ababanga bashaka intwaro reka mbivugire imbere ya kamera ababanga ngo bashaka intwaro zikomeye reka nongereho ijambo rivuga ngo bahavu nawe frere ababanga bicare bige bivuze mbikwe ku mutima umuntu wese ubarwanya muri proje zanyu barahari ni benshi tujya tubumva tujya tubabona hari n'uwo twari tuherutse kwenda kurwanira kuri set ndavuga ngo bariya ni abantu bande wigira icyo bavugaho ndi hano abantu barwanya abantu babanga bicare biga ahubwo bazaze bafata amahugurwa bamenye gukora icyo ari cyo bamenye se n'iki kintu cyiza kugira ngo ntere imbere nkora iki nanabisabira kugira ngo nanjye mufate akaboko ngira proje zanjye wa mugani wa Beri ararogwa njya nkeka ko narozwe serious nkora ibintu by'abandi bigakunda icyo yanjye tamuvinga sinya ntegeza gufata amafaranga yanjye ndafata ubwo nkajyana mu bindi sinyashyira muri gahunda ya channel yanjye murumva atarimo ikibazo n'amasengesho no kubyigaho neza y'Imana nkagenda nkakinira abandi bigakundwa nkazamura channel z'abandi hari filime mperetse gukora y'ubugome abantu bari bazi ko ntazi gukina ubugome ariko ikintu cyose acting iyo ari yo yose muzari filime yitwa Icyaha cya Mama nige wayinjiyemo ndi umumeni wayo uwo mwana yahise abona views nyinshi abona basabu benshi arazamuka avuga ati ndimo kubonekerwa shatse kuvuga iki rero kandi bavu mbivuze mbabaye bikwe sibyo nta kuntu nahingira abandi bakeza ngewe nkabumbya aho harimo ikibazo ndashaka isengesho simpamya yuko ari uko nabuze amafaranga yo kugira ibyanjye amuterengeye uko muramemba amafaranga mu mpemba buri kwezi nakabaye njyana kuri set ntabona nkakoresha ibindi nkagera gute bivuga ngo hashobora kuba harimo ikibazo ariko kubera Imana bizagenda neza mfite abasabu 5,500 mbanza hari narabagejeje bivuga ngo ndi na monetize silivupre kubona zani inka nicara ngo nkore filime zanjye ndazikora nkacikiriza harimo ikibazo Abeli umukire musengere I need support ndashaka support yawe Fane ndashaka support yawe yaba ari mu masengesho ari mu buryo bundi bwose bufatika n'ukuri kw'Imana mu supporting kuko ndi mu mama sinema wa kera 2012 ni kera abana bose baje mbareba n'abana banje muri sinema so Imana ibaho umugisha kuba nkiri muri projet zanyu nkabanzikora neza ngira discipline ni nacyo kingejeje aho ngeze no mama projet yose y'igihugu n'abandi bose muri amacano meza agezweho ndimo kubera ko ngira discipline kandi nkanabikora neza reka mbashimire rero mbikuye ku mutima ukuntu mwantekereje ukuntu munyubaha ukuntu amaprojet yanyu yose mutekereza mugahita mwibuka Mama Zulu nanjye nkaza tugakorana Imana iduhana umugisha amen pe ndumva ari cyo kintu ari buvugeho Imana iduhana umugisha mukomeze mwaguke uko mwaguka natwe niko twaguka uko twatangiranye siko tumeze uyu munsi turagenda dutera intambwe
Imana ibaha umugisha abashyitsi beza yitwa Mama Zulu official nashyizeho utuntu twinshi hariho indirimbo hariho ibiganiro hariho udufilime nagiye nshikiriza nkubara agafilime gaherutseho kitwa New Generation yacikirije kuri episode ya 10 nyine umuntu agenda acika intege kuko Imana izabikora tuba dushaka gukorana n'abastari nyine bazwi cyane tukabona ubushobozi n'ibikunda ariko njya senga Imana ngo izacinzira kugira n'ababahavu bajye baza badusapotinge nibaza ko atakwanga kungirira nurakuna umuntu kazi nurako nazindi projet ntabyo ndamubwiye bivuga ngo abantu bose Imana incini nzira cano yangiye rwose ikore pe nukuri nandi singa gishimisha abandi n'abandi binjize kubera isura yanjye kuganira kurenza kubisenga uko niko kuri nibyo birakenewe bashyitsi beza rero turabakunda cyane turabashimiye tubikuye ku mutima kandi turabakunda nubwo mutari mubizi reka tubivugire hano muri abantu b'intwari namwe murakora muri abakozi kandi aho mugeze mukora Imana ibishimirwe kandi ikomeze ibateze intambwe mugera ahantu kure hose hashoboka mwabishyizemo imbaraga ni byiza cyane Imana noneho nibahe umugisha mukomeze musarure kandi mukomeze mwaguke mukora ama events tujye tuza duseruke kwambare neza tuze tubaserukire mumenye ko mufite inshuti hano mu Rwanda nukuri ko Imana barundi ndabibuka mwe dufataga neza igihe twajyaga tuzi Burundi ndibuka nge na Liliane baraturwaniraga amafamiye agaturwanira uyu munsi ni wacu abandi batereka data we tukumva noneho tukabura aho tujya naho tureka nasanze abarundi mugira urukundo ndabakumbura rero ndabakumbura mbivuze mbikuye ku mutima mugira urukundo pe kandi turi bene wanyu mujye mutinya abantu bavuga ururimi rumwe yego uzi igihugu ujyamo ntuterateranye ngo uvune kujya kuvuga ibyongereza byabikoreye byose bahavuye ntagenze ibihugu byinshi yari ibiri mugera ukaneza ukabura none wagera mu kintu mu gace ukabura uko ariko sha iyo uri i Burundi waba uri mu majyepfo uvuga ikintu kinyarwanda mukumvikana waba uri mu misozi ya hehe mukumvikana ibyo bintu ni iby'agaciro tubahaye ikaze turabishimiye natwe igihe nikigera tuzaza iwanyu kandi muzasubire amahoro muzajyane n'Imana tuzongera kubishimira mugarutse natwe ni bigenda neza tuzaza iwanyu Imana izabane natwe dukomeze tugirane urukundo amen abanyeshuri yemwe abanyeshuri gutera imbere kwanyu kugira ngo mwandike mwubake izina cyangwa se kugira ngo amazina yanyu amenyekane njyewe izina ryanjye ryamenyekanye nta ruswa y'igitsina ndatanze y'igitsina natanze muri sinema ndazwe nk'umumama uzwi pe izina ryanjye ryamenyekanye nta mafaranga natanze yego ntabwo nafashe ku mufuka ngo ntange amafaranga impano ikurimo icyo kikurimo wongeyemo discipline wongeyeho kubaha no kumvira ababosi banyu ujye uca bugufi niyo ufite amashuri ameze gute ukoreshwa n'umuntu utarize ujye umenya yuko aguhatse numwumvira ugaca bugufi ukamwumvira izina ryawe rizazamuka kandi uko izina rizamuka niko nyine n'ubushobozi buzamuka mbasabiye ibyo ngibyo ndabahuguye ntimuzatanga imibiri yanyu muzatanga ikibarimo icyo kibarimo nicyo kizabatumbagiza uyu munsi ushobora gutanga umubiri wawe nyuma y'umwaka cyangwa amezi 3 ugatangira kwicuza ese byaba byarakumariye iki rero rubyiruko mu nyumva ni mukoreshe imbaraga zanyu mugire discipline mubahe amasaha boss adutangaho ubuhamya yuko ntabwo dukererwa kuri set sha niyo habayeho gukerererwa haba hari impamvu yabaye nabwo umuntu arayimenyesha ni mwubaha amasaha nimugera kuri set mufate script neza nimurangiza mwiga ukuntu mugomba kubikina neza nimusoza ntiumva ubundi mwicecekere murebe ngo inuzanyira iraka inyenyeri yanyiraka shaka uko nico mbabwiye pe ahandi rero nukuri Imana iduhana umugisha nta kindi narenzaho murakoze twavuze kare gufata urugendo kuva mukambuka mukavariya mukaza hano ni umugisha
ikomeye yerekana nyene ubucuti dufitanye nk'abantu bakora sinema mu Rwanda nandi nawe mukora sinema mu Burundi bano bose ni inshuti zanjye Abeli nayivuze byo muri sale niyo muntu wa mbere yatumye menya mu Rwanda niyo muntu wa mbere mukomera amashika amashuri jewe mwebwe mwese mureke ko mamashi mama muramukomera amashi nabivuze nabuze nizoga murakomera amashi Abel niwe muntu twakoranye ni umuhanzi akaba n'umuproducer akaba n'umukinnyi twakoranye kera mu Burundi 2012 na gatatu 2012 rero ko namukoreye indirimbo sinzi album yose namukoreye album yose mashusho so hanyuma arambwira ati wese twagenda mu Rwanda ukahabona hari igihe byo nagufasha muri gazoza ati mu Rwanda urabona bakora video neza dushaka kugenda mu Rwanda je ngiye gukora amatua nawe ushobora kugufasha ugakora connection ngo dutangire ko indirimbo zahariye ndamubwira ntabwo nabishobora ndamubwira ati tugende ndamubwira ariko abe nta mafaranga mfise ndamubwira ati yenza biriha byose munyongera amashi God bless you. Abe arambwira ati byukuri jewe byose ndabicaginga we tugende niba ko twaje tugafata imodoka byose kayishira tike aho kuba byose nibyo gufungura naje nyine ku mufuka wande wambe yari umukire ndumva ko n'uwa cyari umukire ariko turi abantu indwi Urupa muri David dusengezanye umuntu umwe none ubu azanye abantu bari hariho n'abandi nazanye hariho n'abandi bakize z'amabutike Boss Abel Abel twagiye kabisa ku maradiyo menshi n'amacecenya twagiye ku maradiyo ni yari imbaraga cyane cyane ntabwo yari bwaze twagize amatuwa menshi ku maradiyo apromoting indirimbo ze nanjye nkafatiraho so no mukuza mu Rwanda noneho mukuza 2014 nje none nakoresha nanjye ya connection nakura kwande muhamashi so nyuma y'icyo gihe cyose dukomeza kuba inshuti yaje mu Rwanda nkabimenya nagiye mu Burundi nkayimubwira kuva 2012 urumva ko yambere inshuti ambere umuvandimwe ndi n'umukinnyi w'umuhanga utabivuze mbene impanga dutuye abantu bari kwakira neza cyane abantu barabikunze nibakuriye episode kabisa tujyaye umusaruro yatuye umusaruro niyo fani yakinyemwo nahise zamuhamashi oya fani mwongera amashi kwa giyo kiba nukuri Abel kabisa yarakoze so ndi umuntu uzirikana iyo umuntu ihangiriye neza iyo umuntu yamfashije ntabwo ushobora kubyibagira n'amadamu arabizi ntabwo ushobora kubyibagira twagize kino kirori ndabamenyesha ndababwira se ko dufise event dufise graduation abantu twigishije bangana uku bya 1996 dufise filime tuzerekana filime mwashobora kuza ibatubwira ati bose samwe mu tugiye amatariki bati nta kibazo turi confirme tuzoza urumva no kuri mako yandi mashi aya mashi angana n'amafaranga wenda niyo bari sensa tubira dutanga bazana agaseke mwarakoze cyane nanjye dufite
baba nk'ishimwe mwatanze byinshi kugira ngo mushobore kuza turabizi ariko turabashimiye badufashije no gutanga amasertifika ku banyeshuri bari basoje nabo mwakoze cyane mwakoze ko bikomeye ko bari abantu basoje kubona bari kumwe n'abantu bafite amacana akomeye mu gihugu abantu bayoboye sinema zo mu Burundi nabo ni ishema kuri ni ishema kuri bo bibereka nabo yuko bahuye n'abandi bantu bakora umwuga umwe kandi bazagera kure so munyemerere muhaguruke Abel na Fanny iyo mvuze Fanny ni mbavuze n'umugabo we bamwe hari gatandatu hari mwambuze hari gatandatu bahagurukije abavuye hanze aba diaspora iyi ni couple twebwe oya iyi ni couple nabo n'abaproducer bafite na YouTube channel yabo bayitwa Solution Couple Solution Couple bashyiraho ibintu byiza ibiganiro byiza bafite company twangwa 23 fois aho ni Fanny Oh yeah. Friends family forever.